duhereye kuri Convention Center ahagiye kubera ihuriro rya 17 ry'intwazarumuri. Iyo umuntu atekereje iki gihugu aho cyavuye ukibuka iminsi ya mbere dutekereza Unity Club, ntawari uzi ko byakunda, nyamara twabigezeho ku kigero gishimishije. Nubwo tumaze gutera intambwe ishimishije, haracyari ibyo dukwiye gushyiramo imbaraga kurushaho. Twifuje ko insanganyamatsiko y'iri huriro ikomeza kuba ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, kuko ari ngombwa gukomeza kuzirikana ko ubunyarwanda ariyo sano muzi yacu. Tutazirara tukibeshya ko wabibye ingengabitekerezo ya jenoside akanayishyira mu bikorwa yarekeyeho. Ni iki tutabonye, ni irihe somo tutize byatuma twirara? Guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bigenda byiyongera kandi bihindura isura. Batumirwa bacu, munyemerere ngira icyo mbisabira, ntimuzacogore. None rero bashumba b'ubushyo bw'Imana n'u Rwanda, nimuzirikane umuhamagaro wanyu ndetse n'icyizere gikomeye abayoboke banyu babafitiye, maze bitume murushaho gushyira imbaraga mu gufasha abantu kwiyunga, komora ibikomere no kudaheranwa n'amateka mabi twanyuzemo. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu. Uti gute rero? Ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi, ibiro na za apartment, ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe. Ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo. Uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka, ubundi ukishyura cash. Bitihise bakaguhuza na banki ikaguha inguzanyo mu buryo bwihuse. Kuyandi makuru mwagana sosiyete ishinzwe kugurisha Leo Limited, cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Reka tubahe ikaze tubakunze ibiganiro byacu, tubashimire. Genda Scovia Mutesa duhereye kuri Convention Center ahagiye kubera ihuriro rya 17 ry'intwazarumuri. Ni ihuriro rero riba ririmo abatware cyangwa se abagore n'abagabo bahurira bikomoka muri guverinoma, ba ministers n'abandi batandukanye. Iri huriro rero by'umwihariko rikaba riyobowe na madamu wa perezida wa Repubulika Paul Kagame, madamu Jeannette Kagame nyine akaba ari nawe ufunguye iri huriro ku mugaragaro, ariko aratanga ubutumwa bw'ingenzi cyane cyane aho iri huriro insanganyamatsiko rishingiye ku bumwe bw'abanyarwanda. Rigiye kwibutsa abashinzwe kushumba abaturage aribo bayobozi b'amadini n'amatorero kuzirikana inshingano bafite zo kuyobora abantu ku Mana, ariko babarinda amacakubiri n'ibindi. Yasubiye ku byamamare, abahanzi, abatangaza amakuru y'ibihuha n'ibindi bintu bitandukanye ubwo yatangizaga iyi nama. Reka tubaha kandi kugira ngo mukurikire uko afunguye iyi nama ku mugaragaro n'ibindi biganiro biri bukomeze. Turorekera kukurikira. Ndabashimiye. Tubashimiye amahirwe mwaduhaye mukadutumira muri iyi nama. Nge nitwa Uwacu Julienne, ndi kumwe na mugenzi wanjye Olivier Kabera. Tukaba dushima amahirwe twahawe yo kuza kuyobora gahunda y'uyu munsi, by'umwihariko muri iki cyiciro cy'ihuriro. Nyakubahwa First Lady, ihuriro ryacu ya 17 yagarutse ku nsanganyamatsiko igira iti ndi umunyarwanda, igitekerezo ngenga cy'ukubaho kwacu. Ni urubuga mwadushyiriyeho dufasha kongera kuganira ku bumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda byo shingiro ry'iterambere rirambye. Tukaba twese abari hano ndetse n'abakurikiye ibera muri iki cyumba hifashishijwe ikoranabuhanga twiteguye kwakira impanuro n'ubutumwa mwatugeneye mu ijambo ritangiza ku mugaragaro iri huriro. Banyakubahwa bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, batumirwa bacu bahire, nshuti za Unity Club, bavandimwe ntwararumuri, abarinzi b'igihango, rubyiruko, bana bacu, muraho neza. Ikaze mu ihuriro ryacu rya 17 ry'umuryango Unity Club intwararumuri.
iyo umuntu atekereje iki gihugu aho cyavuye ukibuka iminsi ya mbere dutekereza Unity Club ntawari uzi ko byakunda, nyamara twabigezeho ku kigero gishimishije. Nyuma y'imyaka 30 yo kwibohora, imbaraga n'ibikorwa bitandukanye byo kubaka no gukomeza ubumwe, turishimira intambwe tumaze gutera mu kubaka u Rwanda nk'uko bigaragazwa n'ibipimo bitandukanye by'aho igihugu kigeze cyiyubaka. Kongera gusubiza u Rwanda umwimerere warwo w'ubumwe, gushyira imbere ubunyarwanda no kurandura burundu iturufu y'amacakubiri yakoreshejwe igihe kinini byari ngombwa kuko yaratwononeye bikabije. Nk'intwararumuri, urugero rwo hafi twareberaho ni gahunda ya Ndi Umunyarwanda, uko yatangiriye hagati muri twe, none ikaba yarashoye imizi kandi igatanga umusaruro mu gihugu hose ndetse no mu banyarwanda aho bari hose. Hari abibaza bati Ndi Umunyarwanda yahawe umwanya uhagije, ubu ntihageze ko dutangira no kuganira ku bindi? Nubwo tumaze gutera intambwe ishimishije, haracyari ibyo dukwiye gushyiramo imbaraga kurushaho. Uyu mwaka twifuje ko insanganyamatsiko y'iri huriro ikomeza kuba Ndi Umunyarwanda, igitekerezo ngenga cyo kubaho kwacu, kuko ari ngombwa gukomeza kuzirikana ko ubunyarwanda ariyo sano muzi yacu. Ubumwe bwacu bukaba ingabo ikingira icyo ari cyo cyose cyadutanya. Tutazirara tukibeshya ko wabibye ingengabitekerezo ya Jenoside akanayishyira mu bikorwa yarekeye aho. Abifuriza igihugu cyacu nabi no gutandukanya abanyarwanda baracyahari kandi bari mu ngeri nyinshi, baba abanyamahanga cyangwa se n'abanyarwanda ubwabo bagifite imyumvire mibi yo gusenya igihugu cyacu. Aba ariko ntawe bakwiye guhangayikisha no guhungabanya, kuko ibyo twagezeho byose bari bahari kandi bavuga cyangwa bakora byashoboraga kutudindiza, ariko wa mutima w'u Rwanda watumye tudacika intege. Hari ingero nyinshi z'ibyo tukibona bigaragaza ubugome n'intekerezo mbi mu bantu. Mujya mwumva amakuru y'abasenyerwa amazu, abo boherereza ubutumwa bw'iterabwoba n'ivangura, amatungo yicwa andi agakomeretswa, abakorerwa ihohoterwa n'ibindi, byose bigamije kubarimbura burundu kubera abaribo. Biratangaje kubona uwakoze ikibi cyangwa wamamaje ibidakwiye abantu bamuha umwanya munini, rimwe na rimwe akagira n'abashyigikira intekerezo ze bakamukurikira muri iyo nzira igayitse. Ibi iyo bigeze mu bafite inshingano zo kuyobora abandi bigira ingaruka mbi no kurusha, baba abayobozi mu nzego za leta, amadini, amatorero, kuko amatorero, inzego z'abikorera, abahanzi n'ibyamamare n'abandi, kuko ubundi umuyobozi mwiza agomba kuba intangarugero muri byose. Batumirwa bahire, tuzi twese imitekerereze n'imikorere twumva mu bihugu duturanye ihembera ivangura n'amacakubiri. Nyuma y'ibi byose hamwe n'ibindi namwe mwiyumvira mu makuru hirya no hino, ni iki tutabonye, ni irihe somo tutize byatuma twirara? Murabizi ko hashyizweho uburyo budufasha gukomeza kwigisha ubumwe bwacu, aha twavuga Minisiteri y'Ubumwe n'Inshingano Mboneragihugu, Itorero ry'Igihugu n'ibindi. Mu itorero niho abato bigira ndetse bakamenya amateka, indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda n'imyifatire ikwiye, bakanabikuramo ishyaka ryo gukunda igihugu no kukirinda, ubwitange no kwimakaza ubumwe bw'abanyarwanda.
dukwiye kandi kwigisha amasomo yihariye ku mateka haba mu itorero ariko no muri gahunda y'amashuri mato n'ayisumbuye mu madini n'amatorero kugira ngo dufashe abato kumva neza uko u Rwanda rwahoze, uko rwiyubatse, aho tugeze twiyubaka n'icyo basabwa gukora kugira ngo tugere kuri rwa Rwanda twifuza. Imyaka 30 ishize hari ingamba n'ibisubizo byadufashije kunga ubumwe no gushyira ubunyarwanda imbere. Nyuma y'iki gihe rero biranakenewe kongera gusuzuma tukareba ingamba zijyanye n'ibihe biri imbere. Guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bigenda byiyongera kandi bihindura isura. Muri iyi minsi mwumva ku isi ha umwanya n'urubuga abacurabwenge bahamijwe iki cyaha bakandika bahakana cyangwa se bashinjurana hagati yabo. Abanyamategeko na civil society ni ngombwa kwiga ingamba z'uru rugamba mu buryo bwihariye. Umuryango Unity Club, abashakashatsi ndetse n'imiryango itandukanye bagiye bagaragaza ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, harimo n'ikibazo cy'ihungabana ndetse n'uruhererekane rw'ihungabana mu muryango bituruka kuri jenoside. Ibi rero bigira ingaruka mbi ku buzima kuko akenshi biva mu burwayi, kwiheba ndetse hari n'aho biviramo urupfu. Turabigenza dute ngo ingamba twakoresheje twivura zishyirwemo imbaraga zigendera kuri sayansi kandi zivure benshi? Tuzirikana kandi ko ubu hari n'abarimo gutaha mu miryango yabo nyuma yo kurangiza igifungo bari barakatiwe kubera ibyaha bakoze bya jenoside. Ese twiteguye dute kubafasha kubana mu mahoro n'abo basanze? Batumirwa bacu, munyemerere ngira icyo mbisabira. Rubyiruko, bigaragara ko mumaze gusobanukirwa amateka yacu ndetse muri benshi bagira uruhare mu kuyarinda no guharanira ko u Rwanda rukomeza kwema. Ariko muracyabona urundi rubyiruko hirya no hino runyura indi nzira. Ni ahanyu rero ko ho kubasangiza iyo mitekerereze myiza kuko ushobora gusanga hari abo bihinduye. Ntimuzacogore. Ku bayobozi b'amadini n'amatorero, turibukirana ko umushumba mwiza ari umenya intama ze akazitoza kubana neza mu bworoherane, guhora azunze ubumwe maze akaziyobora inzira nziza y'amahoro n'ineza. Ariko birababaje kubona mu mateka y'igihugu cyacu hari bamwe mu bashumba batatiye icyo gihango bagatererana izo baragijwe. Turemeranya ko uko ari ugutsindwa bikomeye. Uyu munsi tukaba dufite zimwe mu zahoze ari insengero zahindutse inzibutso za jenoside. None rero bashumba b'ubushyo bw'Imana n'u Rwanda, nimuzirikane umuhamagaro wanyu ndetse n'icyizere gikomeye abayoboke banyu babafitiye, maze bitume murushaho gushyira imbaraga mu gufasha abantu kwiyunga, komora ibikomere no kudaheranwa n'amateka mabi twanyuzemo. Urukundo niwo muhamagaro duhuriraho twese mu myemerere yacu itandukanye, rukaba kandi n'indangagaciro isumba zose. Nimubigenza mutyo muzaba mwubakiye Imana yabatumye n'u Rwanda rw'ababyaye. Bavandimwe ntwararumuri, dusangamo n'abari mu nzego z'imiyoborere y'igihugu, mufite amahirwe yo kuyobora u Rwanda twishimiye kandi rwahinduye amateka, abarwo twese dufite uburenganzira bungana. Tumaze kubona twese ko abaturage bizera umuyobozi uvugisha ukuri kandi ushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje,
natwe bikwiye kuturanga. Ese nk'intwararumuri ntibikwiye ko dufata iya mbere natwe tukajya dusubira iwacu aho dukomoka, tukaganira ku bibazo bitwugarije, tukibukiranya impamvu yo gukomeza guhuza umugambi wo gukomera ku bunyarwanda n'ubumwe bwacu. Mu Kinyarwanda tuvuga ko nta muhanuzi wabo, ariko kandi nunabwira abe ntavunika, bitavuze ko n'abandi atari abawe. Turi intwararumuri, nitwe bahamya buko bishoboka koko. Twongere duhige gukorera iki gihugu, tuzirikana ikiguzi cyo kwibura, tukibona mu ndorerwamo z'amoko n'ibindi bidutandukanya by'ibihano. Twuzuze inshingano zacu dushyira imbere inyungu z'umuturage, dukomeze kubaka umuntu ukeye, wuje umutimanama n'umutima-mana. Ibi nabyo bizabe igitekerezo ngenga, kuko ariwo mutamenwa uzarinda ubumwe buhoraho. Harakabaho u Rwanda rubumbatira abarwo bose, bakarubamwo narwo rukababamo. Tugire ihuriro ryiza. Murakoze.